ninde waruzi ko tuzahinduka nk'abana b'inzererezi nk'abadafite aho bakomoka kandi turabana b'imurenge nta waruzi ko umunyamurenge yobaho nka mayibobo uyu munsi mu banyamurenge nibo basakaye mu bihugu hafi ya byose byiza ayo mateka turashaka kuyasibanganya tuzabica indirimbo nicyo kintu cya mbere abayobozi muzavuga turabishigikiye ariko umuhanzi afite imbaraga zishobora gukorana n'ubuyobozi zikumvisha abantu uko ziteye kose ku bijyanye na programme y'igitaramo hano dufite afishe sibyo igitaramo kizaba kuwa gatatu isaha ni kizatangira saa 8 kugeza saa 12 z'umugoroba kizabera Umoja tu hano muri sale ya Gestemani abantu barahazi cyane hakunda gukorerwa ibikorwa nk'ibyo ngira ngo nibyo wenda abantu batahazi bageze ngo azapfumusha amagambo nkayo twese turi abantu ubwo rero hazabeho hariho discipline abantu banezegwe uzafatwa n'umwuka azamatanga inka yo gufasha mu minembwe abana bagowe abandi batanga amafu yo gufasha abana bakeneye ibikoma ngo niteganyijwe turateganya ko ari party izaba irimo abantu batarenze 30 gusa kuko urabizi corona ntago muri club zikora ibiki so bisaba ko tuzahurira mu nzu so hari inzu dufite yabuzabugenewe maison de passage zabugenewe niyo twafashe ntago yarenga abantu 30 dukeneye abantu 30 gusa abo bantu 30 rero kugira ngo tubabone dufite t-shirt tuzatanga ku bantu bazinjira kugira ngo tuzabe dufite uniforme dusa twese hari iyi mipira yanditseho Save Mulenge album launch ya umwana w'umunyamurenge sha niyo brand yanjye so umuntu azajya yishura 1,000 ahabwe t-shirt kugira ngo ajyemo tuzaba twambaye imipira ya yellow hasi twambare black kugira ngo tube tuberewe dusa twese niturangiza wishyura 1,000 baguhereze t-shirt nurangiza guhabwa t-shirt wandikwe kuri list y'abazajya muri after party niturangiza muri after party hari ibyo kunywa by'ubwoko bwose niyo numumera uzoburimo bwose ndacyasigaye abantu bavyumva ni mutumba muri bakuru bakunzi mukurikirana radio na televiziyo BMC muri ahatandukanye ku migabane y'isi itandukanye twongere tubaha ikaze mu biganiro byacu abari mu gihugu ca Kenya abari mu bihugu by'ibituranyi u Rwanda Burundi muri Kongo abo dusangira ururimi mwese reka tubakire kandi tubabwira ko tubakunda kuko mwicara mudukurikirana buri gihe muri inshuti zacu by'umwihariko bamaze gukora subscribe kuri BMC Legend TV muri abantu b'agaciro ngire ngo aho tugeze mwabigizemo uruhare nanone nawe utarabikora nkwibutse kuba wakora subscribe kuko ni inkunga kandi nawe bigufasha kubona ibyo dukora buri gihe kandi ukabibonera ku gihe nitwa Bonfils Gapangwa kuri Mike za BMC uyu munsi mbafitiye umutumirwa ngira ngo murabona ko twambaye amahuzu adasanzwe n'amasapo ndagira ngo umugenzi wanje cameraman uri kubanga bw'ivyuma nawe namushimire hanyuma musabe guhindukiza kamera ku mutumirwa wacu hanyuma abaramutse abenshi mumenyereye kandi muzi uwo niwe tugiye kuganira ntucikwe kuko uyu munsi tubafitiye amakuru masha kandi meza aryoshe cyane yes kumine minembwe iwacu murenge madegu minembwe yes n'umuhungu wanyu Galas umwana w'umunyamurenge ndagira ngo turaza kubyerekana umwana w'umunyamurenge aya mahuzu twambaye ariho umwana w'umunyamurenge sha this is Galas slogan Galas niwe tugiye kuganira rero kuri mike zacu kugira ngo tuganira ibintu bimwe bitandukanye bijanye n'ibikorwa bye agizemo imyaka myinshi ariko yarataramurikira abantu ku mugaragaro nka album launch niyo agiye kutwereka indirimbo ze amaze gukora Galas ngire ngo iyi ni launch yawe ya mbere
iyi ni launch yanjye ya mbere, mu by'ukuri ni ibyishimo byanjye, ni nkaho na graduatinze niba ariko nabivuga kuko nko twagiye tubigarukaho muri interview twakoze kenshi. Natangiye umuziki mu 2013, nari maze imyaka 7 mu muziki. Yes. Ariko uyu munsi nibwo ngiye kuraunchinga album yanjye ya mbere, kandi album ku muhanzi ni nko kubona n'intambwe nziza. N'ikindi kintu kuki wari waratinze mu myaka 7 yose uri umuhanzi uzwi mu bihugu bitandukanye, ariko uyu munsi ukaba ugiye kuraunchinga album nyuma y'imyaka 7 kandi mu gihugu ca Kenya mu buhungiro? Album mu by'ukuri ni ikintu kiza kigora kupfa gufata iyo gahunda, gufata iyo decision yo gukora album. Kuko hari n'abahanzi batangiye imbere yanjye kugeza uyu munsi batarakora album launch, batarayilaunching album yabo, bataramurikira abantu album yabo ku mugaragaro. Urabona ko nubwo ngiye kuraunchinga album yanjye ya mbere, ariko mfite indirimbo zirenga 100 maze nashize hanze. Ariko uyu munsi indirimbo ziri kuri album ni indirimbo zigera gusa ku 10. Urumva indirimbo zigera ku 10 nizo zigize indirimbo album ya Save Mulenge. Urumva rero album buriya kuyikora bigira igihe. Bwa mbere bikurikiranwe n'ukuntu indirimbo zawe zakiriwe mu bantu. Ukaba ati izi ndirimbo bitewe n'ukuntu zakiriwe ntizikwiriye kugenda ngo zizarangire gutya, nkwiriye kuzisigasira nkazikorera nk'ikintu mbega kizatuma zihoraho. Icyo nicyo cya mbere gituma umuntu abasha kuraunchinga album, no kubera ko abantu bakiriye indirimbo neza. Icya kabiri biterwa n'ubushobozi. Icyo gihe cyose muri za 2013 natangiye umuziki nari mu nkambi y'impunzi. Kubona n'amafaranga yo kujya muri studio byari ikibazo, ariko uratekereza ko byari nimba ayo kubona yo muri studio byari ikibazo, byari koroha kubona amafaranga yo kuraunchinga album, kuko ni ikirori, ni ibintu bisaba bije ihabanye cyane niyo gukora indirimbo. Niyo mpamvu ni album launch y'indirimbo z'umuhanzi Galas, umwana w'umunyamurenge abenshi bazi. Ese ubundi amazina yawe asanzwe n'ayahe? Amazina yawe y'ababyeyi y'abanyamurenge? Amazina yanjye y'ababyeyi nkunda ko yavuguza wibagirwa sha. Banyita Jacques Bihozagara. Jacques izina ry'abasaza. Ndagira ngo wenda kubera ko Galas ufite abafans benshi, barimo abakecuru bari muri Amerika, za Australia, barimo bazabampamagara ngo Galaxy, ngo wa mwana ngo nubone nimero ziwe. Abo bantu wenda iyo tuvuga album launch hari ibyo badashobora kumva, waba byasobanura gute mu magambo yumvikana mu kinyamurenge kugira ngo bumve igikorwa nyirizina turimo tuganiraho kandi twenda gukora vuba? Album launch ndabisobanura nko mu buryo bubiri. Icya mbere, album launch ni nko gusohora cassette. Kera niko bavugaga, kuko umuntu yakoraga indirimbo bakavuga ngo yasohoye cassette, agiye kugurisha cassette ziwe. Ariko uyu muri iki kinyejana byavuyeho nta muntu ukigurisha cassette, nta n'ukigurisha CD, kubera ko za ndirimbo ziba ziri kuri YouTube, umuntu anytime arazidownloading agashyira kuri CD cyangwa agashyira kuri flash yiwe. Noneho kwa kugurisha CD byabaye kuzimurikira abantu bakakubona amaso ku maso uri kuziririmba. Ibyo nibyo nakwita kuraunchinga album. Icyo ni icyambere. Icya kabiri nabisobanura ko ari nko kugira umuzingo. Album ni nk'umuzingo. Rero ni umuzingo w'indirimbo zanjye. Nagiye nkora indirimbo imwe kubijyanye n'ibyo gutabariza ubwoko. Ubu ngubu nazikoreye umuzingo zihuriyemo zose wiswe Save Mulenge. Kuko Save Mulenge ni ijambo rivuga nyine ko gutabara imurenge cyangwa gutabara abanyamurenge gutyo. Ni nkuko rero nahurijemo indirimbo ya Save Mulenge, natangiriyeho ndi gukora izi gahunda, ariko sinayo natangiriye. Hariyo bita umutima wa Afrika nari narakoze mbere. Sitamani kuishi Dubai, Kinshasa pazuri kuliko Mumbai, nitarudi nyumbani. Ninde waruzi ko tuzahinduka nk'abandi b'inzererezi, nk'abadafite aho bakomoka kandi turabana b'imurenge. Turabana b'imurenge. Oh la la ye. Wow. Tuzi feza n'izahabu, igihugu cyane butaka butoshye, utunzi faranga, butunzi nawe ntarurema, kwitwa uwundi we, kwitwa umwana w'imurenge, kwitwa uwavukiye muri Kongo, umwana big up man. Yes.
izo ndirimbo ndatekereza ko hari n'abatazizi nizo hambere abenshi bagiye bakurikira nyuma ya Save Mulenge. Guhera kuri Save Mulenge nibwo abantu babimenya, ariko nari narazi nk'iyo nayikoze muri 2015 nkigera hano muri Kenya. Imyaka 5 irashize nibwo nakoze iyo ndirimbo bita Umutima wa Afurika, kandi irimo amagambo meza. Rero guhera kuri izo zose nzaziririmbira abantu ku munsi wa na gatatu next week. Ubwo mu ndirimbo zawe nk'uko bivuze ati maze gukora indirimbo 100 ziri hanze, harimo indirimbo za gospel, harimo Sekira, harimo za My Tomato, za Mombasa n'ahandi. Izo ndirimbo zose zizagarukamo cyangwa ufite umwihariko w'indirimbo bizaba bimeze bite? Kuko abafanizi ni benshi mu buryo bugaragara mu bo tuvugana na reactions tubona. Bizaba bimeze bite mu ndirimbo zabo urimo guperforminga hariya? Umufanizi afite uburenganzira bwo kuvuga ati njyewe turasaba ko waturirimbira indirimbo, cyangwa ufite izawe wateguye gusa zizaba zirimo mu buryo bwa business bakunda kuvuga ngo umukiriya ni umwami. Rero n'umufanizi ku muhanzi cyangwa se umuntu runaka ni umwami. Nsabwa indirimbo runaka no yiririmba kuko nicyo baba baje kugira ngo twishimane kuri uwo munsi, ariko izabugenewe ni indirimbo gusa zivuga ku bijyanye na Mulenge. Ni igikorwa kinareba umunyamurenge wese. N'ubwa mbere mu mateka bigiye kubaho igiterane cy'umuhanzi w'umunyamurenge utaririmba indirimbo za gospel cyangwa zaririmba Imana zo mu makanisa. So iki kintu murabizi ko turi mu bihe by'intambara, tuhabwa komine tukayamburwa, tugira gute tukagira gute, abayobozi ngaho bahamagawe buri munsi ngo byagenze gute, abantu bazi iyo situation iriho. Imbaraga za buri munyamurenge zirakenewe kugira ngo babone imbaraga dufite mu kumenyekanisha ikibazo dufite. Izi ndirimbo zagiye zigira impact ikomeye kugira ngo ngira ngo ejo bundi warabibonye biri kuvugwa muri parlement inhehe za BBC babivugaho. So nibyo agaciro nimba indirimbo uyu munsi nkora nka Galaxy igera muri parlement cyangwa ikavugwa kuri za BBC, abanyamurenge nibaze dushigikirane iki gikorwa twongere tugikore kigere Kinshasa kugeza kwa President Kishisa ku isi hose. Kubera ko niba indirimbo iririmbwa ikagera kumvikane ko ari inzira zarafungutse, inzira zarafungutse, no kuvuga ngo icyo dukora cyose baragikurikirana umunsi ku munsi. Rero umunyamurenge wese uharanira ko twabona amahoro imurenge muri iki gikorwa cya Save Mulenge, ntukabure nimba uri Nairobi uzaze, ni hano Umoja tu muri Gethsemane Church, sare yaho niho tuzakorera, hafi opposite no kuri Harvest Church Bishop Muhima. Then abadahari bazadukurikire online ku buryo abantu byibuze baharanira ko twabura umutekano no kutubuza amahoro bazabona ko natwe twahagurukiye kuyihesha, guharanira uburenganzira bwacu nk'abakongomani nk'abandi. So ntiyakagira umuntu uzabo ndabengeze Galaxy turaza kubigiraho dusobanura abantu ko igitaramo kizaba kimeze gahunda zose, ariko ndagira ngo tugaruke, ngira ngo icambere nuko abanyamurenge babanza kumva mbese reality na impact umuziki wa Sekira ufite, kuko abenshi n'ubu ngubu bakicumva ko umuhanzi utari wa gospel hari inshusho gifite mu banyamurenge, kuko mu bandi ho bamaze kubibona kandi babonye umusaruro bitanga. Rero urumva niba indirimbo yawe ya Komine Minembwe yagiye isubirwamo n'abayobozi batandukanye b'igihugu, yabajijwe ejo bundi muri mu nteko nshinga amategeko ya Kongo, urumva ko yakurikiranwa ari ubutumwa buruta abantu benshi bicara bakora ubuvugizi b'abayobozi n'abandi. Ariko abanyamurenge ku bwinshi bakaba batarabiha agaciro umuziki uriya mwana arimo indirimbo z'isi the shows parade. Abo bantu wababwira iki wewe nk'uwafashe ya mbere kandi wamashije ugakomeza mu gihe abandi bari bakibifitemo integeko? Ikintu navuga cyo mpora mbisubiramo, uyu muziki hano turi nta nubwo hakenewe indirimbo z'ijuru cyane kurusha izisi, kuko turi mu isi kandi turi guharanira gakondo yacu yo mu isi apane yo mu ijuru. Duhora dukenera, abantu bakenera ko twayamburwa, ko twakwangazwa nkuko nabiririmbye hariya. Nta wari uzi ko umunyamurenge yobaho nka Mayibobo. Uyu munsi mu banyamurenge nibo basakaye mu bihugu hafi ya byose by'isi. Ayo mateka turashaka kuyasibanganya, tuzabica indirimbo. Nicyo kintu cya mbere abayobozi muzavuga turabishigikiye, ariko umuhanzi afite imbaraga zishobora gukorana n'ubuyobozi zikumvisha abantu gukumbuza iwabo, gukunda iwabo ndetse no kuvugira ubwo.
urumva rero abantu bakikibesha cyane ko ari uburara burahari kimwe nuko hazavuka umuntu babukorera mu ikanisa babukorera mu ikanisa none hari n'utaje mu ikanisa ntanakore nibi akabikirara kitagirana n'ikintu kizima na kimwe cyo dafite umusaruro urumva rero uburara bwo nimbugira ninje galas nzaba mbugize ku giti cyane ntago ari abahanzi bazaba babugize urumva kandi abantu njya mbura ikintu nasobanura ariko ndatekereza ko abantu bamaze kubisobanukirwa cyane reka tugaruke kuri gahunda z'igitaramo uko ziteguye uyu munsi turi na kangahera turi na kane ubwo igitaramo kiri mu kindi cyumweru hazaba ari kuwa kangahe ni sangahe kugeza sangahe kugira ngo abantu barimo badukurikira by'umwihariko abantu bari hano Nairobi babashe kumva bamenye gahunda uko ziteye kose ku bijyanye na programme y'igitaramo hano dufite afishe sibyo igitaramo kizaba kuwa gatatu kuwa gatatu isaha kizatangira saa 8 kugeza saa 12 z'umugoroba kizabera Umoja tu hano muri sale ya Gestemani abantu barahazi cyane hakunda gukorerwa ibikorwa nk'ibyo ngira ngo nibyo wenda abantu batahazi bageze hafi na Harvest urusengero benshi bamenyereye kwa Bishop Muhima ni opposite hakurya yaho muri Gestemani azaba ari ku minsi 4 mu kindi cyumweru murindi yingariza ku minsi 4 saa 8 kugeza saa 12 ni biki bisabwa rero kugira ngo abantu babe bakwitegura mu buryo bushoboka kugira ngo bazabashe kwinjira muri ico gitaramo uburyo icyo bisabwa twashizeho amaticket kwinjira no kwishyura amafaranga 500 muri VIP aba VIP ubwo twavuga gute nk'abazicara mu myanya y'icyubahiro then 300 amashiringi 300 ahandi hose hasanzwe regular so n'amafaranga make twagerageje kubigira cheap kugira ngo buri munyamurenge wese yisange hari ibikorwa byinshi bya Save Umurenge usibye indirimbo gusa ndifuza no kuba umwe mu bantu b'urubyiruko bazagira icyo bafasha imurenge so hariho abana bafunguye ishuri sinzi niba barafunguye already abo bana bakeneye amakayi bakeneye amakaramu bakeneye ama uniforme ibyo ngibyo ndahamya neza n'Imana ko ni nk'umugisha igitaramo kikagenda neza nkabonamo ubushobozi nubwo bitava mu gitaramo nzagira nanjye icyo nkora muri zo gahunda byibuze ngafasha abana muri Save Umurenge tugafasha abana tugafasha stira impunzi zindi zavuye mu byabo aho bari so niyo mpamvu twashizeho ubwo buryo bwo kwinjira kugira ngo turebe byibuze ko icyo hirya y'umuziki icyo nanjye nakongera ngafasha community yanjye nice idea my friend. Yes, nuko gahunda rero zimeze kwinjira nutwo dushiringi dukenewe kuri VIP ku myanya isanzwe udufaranga dukentekereza ko buri wese atobona kandi niko bavuga ngo ibyo busa bitera ubwenge atobona cyangwa atobora my god yes hanyuma rero ndagira ngo Galasi haraho aho uvuga igihe nakubajije impamvu utakoze igitaramo kare werekanyemo zimwe mu mpamvu zabiteye ko ari ukubura ubushobozi kandi gutegura igikorwa nk'iki biba bisaba ubushobozi kuri none ndagira ngo tubwire ubushobozi waba warabukuye he abantu benshi bavuga ngo waragafashe bimeze gute niko bimeze cyangwa ufite abaterankunga bo baragushikiye kugira ngo ubashe gushira izo nzozi zawe cyangwa se iki gitaramo mu bikorwa mu by'ukuri urwego umuziki w'abanyamurenge umaze kugeraho biri gutanga icyizere ku bushobozi bwanjye nka Galasi buracyari hasi cyane ndacyari wa wundi urumva ariko ndashimira Imana ko imyumvire yahindutse mu bwoko bwacu abantu bamaze kumenya agaciro k'ubuhanzi cyangwa se k'ibihangano so nabonye support pe nabonye abantu badufashije kugira ngo tubone uburyo tubitegura nubwo wenda kugeza n'ubu tutavuga ngo mbese birahagije n'ubu tubonye support tubonye abandi badutera support mwaba mukoze kuko ibi bikorwa biri kugera kure hashoboka kandi ntago ari inyungu zanjye si za mbese mu byukeneye hari ibikibura ariko byange bikunde igitaramo gitegerezwa kuba rero nabonye abaterankunga reka mfate umwanya mbagaragariza abantu ngira ngo bari kugenda babona amalogo kuri bana yacu hariho
logo z'abaterankunga bagera muri batanu ngira ngo 2 3 4 5 6 batandatu. Dufite abaterankunga batandatu bagize uruhare muri ibi bikorwa. Ngiye kubashimira mpereye ku murongo kugira ngo abantu nabo babashe kumenya n'ibikorwa byabo babagane kuko hari igihe waba ukeneye serivisi runaka utaruzi aho wabariza. Wakoze neza, ni byiza kumushimira. Ni nabyiza kumushimira cyane. Ku ruhande rwo hirya duhere hariya hari logo ya uraza kuzigaragaza nta kibazo. Hari logo ya Hinga Music. Hinga Music ni studio iwa hano muri Nairobi ikora indirimbo. Niyo studio nakoreyemo guhera ku ndirimbo abantu bakunze cyane guhera kuri Save Mulenge, indirimbo bita Kwenda Jose Chameleone, n'izindi nyinshi Komine Minembwe n'izindi nyinshi. So iyi studio ibarizwa hano mu mujyi wa Nairobi hano, nanjye niho nkorera. Umuntu wakenera gukoresha indirimbo ze kwamamaza, bakora ibyo bita jingle, gukora publicité, ni naho hakorewe publicité yamamaza igiterane ngira ngo abantu barayumvishije. So iyi studio iri hano, mwakwandikira Bonfils cyangwa mwanyandikira tukabasha kuba directinga kuri iyi studio. Bakora umuziki ufite quality, ngira ngo ndabikora murabibona. Logo ya kabiri, hari televiziyo ikorera kuri YouTube channel bita Minembwe TV. Minembwe TV ni channel y'abanyamurenge itangaza amakuru, waboneraho amakuru. Ni channel nka za BMC, ni channel nka za Umurage, Imuhira n'izindi z'abanyamurenge. So aba nabo n'abaterankunga twagize, ndabashimira uburyo bumvishije igitekerezo cyacu. Abantu nibakore subscribe kuri Minembwe TV uzoza ubasha kumenya amakuru yose yo mu Minembwe n'ahandi. Hano hari The Voy ni company niho ruzingi. Hano hari ikintu cy'iterambere cyaje, social media yaruse ibindi bintu byose. Business zose zikorerwa kuri social media, itangazamakuru n'ibiki. Ngira ngo abantu bose ubu ngubu umuntu wese ari mu gufungura channel ya YouTube yiwe, akaba umunyamakuru, undi akaba umuhanzi biki n'ibiki. Ariko abantu bari mu gufungura ama YouTube channel batazi uburyo byibuze yo babyarira umusaruro. Mu byukuri YouTube channel ubu ngubu zirishyura, zirahemba amafaranga angana n'ibikorwa wakoze, umwete wawe ni ukwishyura. So iyi company narishimye cyane igihe uyu mugabo yamvugishije, nyiri iyi company The Voy, yambwiye ko hano hari company zitwa za Ngoma, Mudundo, abantu barazizi. Ni company wiyandikishamo bakabasha kugukurikiranira amafaranga kugira ngo uhembwe na YouTube. Bakamanaginga channel yawe, bakakubwira ibisabwa kugira ngo itere imbere, ubona ama publicité menshi kuri channel yawe. Iyi company ni umusore ubarizwa mu gihugu cya Amerika. Kandi nuvuga ngo kuri YouTube bakwishyura bitewe n'igihugu warejistiyemo YouTube channel yawe. Iyo warejistiye company yawe, channel yawe muri Amerika, ntuhembwa kimwe n'uwaye aregistré muri Kenya, kubera bahemba bitewe n'igihugu. Rero uyu muhungu arabafasha cyane umuntu wese ufite channel yiwe wabuze aho yakura amafaranga muri channel. Harabaza abantu telefone ngo yewe ngo ibintu zo kwishurwa ngo kuri YouTube ngo bikorwa gute. Dore ngiyi company y'umusore wiwacu yaje, The Voy. Turabahereza contact ze kugira ngo abantu bamugane. Nushake ufungure YouTube channel yawe uyu munsi, aya mabigukorera ku buryo utangira guhembwa. Wewe muhamagare gusa muvugane. Reka tutange namba ndababyiza. Hariho guteranya 1 20 75 35 35 78 55 guteranya 12 0 7 5 3 5 7 8 5 nakandi 5 gasoza. Bonfils araza kuzishira kuri screen abantu barazibona bamuvugisha. Sawa, turakomeje. Hano hari Mahoro Peace Association. Mahoro Peace Association gayo umuntu agiye kuyivugaho ntago turi burangize kuko ni association, navuga ko birenze kuba ari association, ni nk'umuryango. Association nayo ni umuryango. Ni umuryango ariko ni umuryango w'abanyamurenge uhuriyemo. Mugani hari umuntu twigeze kuvugana akazambwira ngo Mahoro Peace ngo ni nkayo ngo
ngo y'abanyamurenge ngo kubera ngo niho abantu bose baza batura ibibazo. Mu by'ukuri niko bimeze. Ndashimira Mahoro Peace Association kubw'inkunga yabo ikomeye, nibo baterankunga bakuru muri kino gitaramo cyanjye. Baramfashije, bampaye ubushobozi bwose bari bafite kugira ngo igitaramo cya Save Umulenge kibe. Ndashimira Mahoro Peace Association mpereye ku muyobozi mukuru Kibasumba Adel kugeza ku mumambre wo hasi. Mahoro Association Peace nibyo harya Mahoro Peace Association ni umuryango w'abanyamurenge ujya ukusanyiriza imisanzu y'abanyamurenge hamwe mu rwego rwo gutabara imurenge no gukemura ibibazo by'abanyamurenge kuko ni ubuyobozi bwa kominote y'abanyamurenge muri Amerika sibyo. None rero abantu nje hano gukangurira abantu gutanga imisanzu yabo basabwa abatuye muri Amerika. Mu by'ukuri nimba utajya utanga umusanzu wawe ndaguhamagarira kuzajya utanga umusanzu wawe kuko ni inkunga ikomeye. Amafaranga Mahoro Peace Association yakira akora ibikorwa binini. Uyu munsi indirimbo ziri kumvikana muri parlement ni hehe, urumva ko harimo uruhari rwa Mahoro Peace Association. Abantu batabarwa mu minembwe guhabwa support y'abahunze, ibiryo n'ibiki, amafunguro, abanyeshuri ni Mahoro Peace. Umusanzu wawe urakenewe munyamurenge kazi. Murakoze. So hasigaye zibiri, hasigaye Umurage TV. Barabizi ko ni itangazamakuru rikomeye ry'abanyamurenge rikorera muri Amerika. Ni abaterankunga nabo bagize uruhare rukomeye mu gutuma iki gikorwa kibaho. Ndabashimiye cyane. Umurage mukoreho subscribe muzajya mubona amakuru. By'umwihariko rero ndashimira BMC ariyo twicayemo kuri aya masaha. We kuko turi kumwereka ngo ikiganiro. Merci beaucoup. Uri umuntu w'umusaza kabisa. Asante sana. Nakuvugaho bukira bugaca. Uri umuntu w'umugabo bro. Ibikorwa ukora birenze imyaka ufite. Nawe urabizi. Uri umuntu w'umusaza. So ndashimira BMC. Twabonye inkunga ya BMC mu buryo bw'amafaranga, twabonye inkunga ya BMC mu buryo bwa appearance, niko navuga kuba bari mu gikorwa nyirizina. Nje na Bonfisi turi mu kwirirwa tuzenguruka twarumye kugira ngo iki gikorwa kibe. So Imana ihumugisha BMC, Imana ihumugisha abandi baterankunga. So ngira ngo twakomeza. Galas urakoze cyane, ndatekereza ko ibi byari bikenewe kuko ukoze neza agomba gushimirwa kandi bimutera courage yo kongera gukora. Ukoze nabi nawe tukamugaya. Hari abantu bagito cyane bataza bakora neza. Hanyuma rero ndagira ngo mbere yuko dusoza iki kiganiro nyuma y'igitaramo ndatekereza ko hari gahunda zihari ibyo urubyiruko rukunda cyane. Hari tuzaba turi kumwe n'abapasteri ba bishop, abantu batandukanye twagiye dutumira bazaza mu gushikira kuko ni igitaramo cy'umunyamurenge wese nta limit, haba abakecuru, abasaza, abayumbe. Muzaza abayumbe ku bwinshi tuzabaha igisirimba. Abayumbe bazabyina igisirimba cya Save Umulenge kabisa. Kandi batakibyina tuzoca ibyiniro. Twogishoboze tukabyina. Of course igisirimba ni kimwe mu bintu biza bidufasha twebwe abana b'Umurenge. Hanyuma hari gahunda izaba yitwa party after party. Party after party. Ibyo ni ibintu twabuze cyane kubera kuguma mu ikanisa tukahatinda tugatarama niyinga tuje gusenga saa 3 saa 7 tukaja kurya tugasubira tukava saa 3 titugira umwanya wo kwinezeza mu bundi buzima kandi biba bikenewe kuko umuntu atishima apfa vuba. Rero hazaba hari party after party ku rubyiruko. Ngira ngo Galas batubwira gahunda already twambaye imipira hano n'amasapu yanditseho ngo Save Umulenge. Hanyuma rero gahunda za party after party ziteganwa gute zo kugira ngo umuntu ahabe bizaba bimeze bite, niki kizaba kirimo kugira ngo nabyo babimenye? Murakoze. Urumva ko hari igitaramo kizatangira saa 8 kugeza saa 12 kira twavuze kizaba kirimo n'abatumirwa nti twabavuze. Dufite umuhanzi Abdallah, dufite umuhanzi Ava Mutoni, dufite umunyarwenya Rusaku wa hano kuri BMC, dufite Kanyamukwego David, dufite Mbangutse, dufite MC Terezia, dufite umuvandimwe guturuka mu Buhinde Shiva, inshuti yanjye babenshi bagiye bamwumva muvugaho. Iki gitaramo rero nicyo kizaririmbwamo indirimbo zose. Icyo gitaramo nikirangira hariho after party izaba. After party izatangira nyuma y'icyo gitaramo
kugeza mu gitondo buce. Mbese ni keshi rero iyo after party ahanini ni y'urubyiruko, kuko twakeneye ko nyuma yaho twogira ibiganiro by'urubyiruko, dukeneye gutarama nk'abana b'abanyamurenge, twibukanye iby'iwacu turi kuganira umuziki warangiye, tuvuga ibyiza dutera amaryogo, umuntu azaruha yibutse n'uwabo amacoro n'imishishiri urumva. So niteganyijwe, turateganya ko ari party izaba irimo abantu batarenze 30 gusa, kuko urabizi corona ubu ntago muri club zikora ibiki, so bisaba ko tuzahurira mu nzu. So hari inzu dufite zabugenewe maison de passage zabugenewe, niyo twafashe, ntago yarenga abantu 30. Dukeneye abantu 30 gusa. Abo bantu 30 rero kugira ngo tubabone, dufite t-shirt tuzatanga ku bantu bazinjira kugira ngo tuzabe dufite uniforme dusa twese. Hari iyi mipira yanditseho Save Mulenge album launch ya umwana w'umunyamurenge sha, niyo brand yanjye. So umuntu azajya yishura 1000 ahabwe t-shirt kugira ngo ajyemo. Tuzaba twambaye imipira ya yellow, hasi twambare black, kugira ngo tube tuberewe dusa twese. Niturangiza wishyura 1000 baguhereze t-shirt, nurangiza guhabwa t-shirt wandikwe kuri list y'abazajya muri after party. Niturangiza muri after party hari ibyo kunywa by'ubwoko bwose niyo n'umumera uzoburimo bwose, ndacyasigaye abantu bavyumvise niki mutumba muri bakuru ari ubwoko bwose, ibisembuye n'ibidasembuye. Hari abantu bakunda brushette, ababaye mu gihugu cy'u Rwanda na hehe ni Burundi, niho twasize ibyo bintu. Hano tuzaba tubifite, tuzaba dufite brushette, ibirayi, abatazizi ni inyama zokeje ziri kuduta, ariko ruguru ntizabaga zirahaba hazaba hari amata ari mu bisabo. Tuzabikora ibintu by'umuco wa kinyamurenge. So iyo party kugira ngo umuntu ayijyemo ni 1000 kugira ngo abone t-shirt, ubundi ajyemo. Abantu baraza kwiyandikisha, barakwandikira cyangwa baranyandikira, turabamenyesha n'ubundi buryo bagenda babonamo uburyo bakwiyandikisha no kwishyura ayo mafaranga, ubundi party azaba ari umuriro. Birumvikana party after party. Ndatekereza ko uwo munsi uzaba ari umunsi udasanzwe. Naje umwuka yambwiye ngo nitugeramo tuzategura noneho party yo kurangiza umwaka, nkuko haba Rwanda Today, habaho ibitaramo byo gusoza umwaka, noneho natwe tuzateguramo party yo kurangiza umwaka. Iyi mipira rero izaba iri Gestemani, ubwo abantu bazaba binjira mu gitaramo hariya, uwishuye amafaranga 1000 azaza hagera, hari abantu bazaba bayifite, bamuha umupira abone access. Murumva ko imyanya ari mike yabyukuri bitewe n'ahantu tuzaba turi, ni ugutanguranwa niko navuga. Ariko abantu bataza kubyitiranya, ibi bitandukanye na cya gitaramo. After party zaba ninjoro, niyo ikeneye abantu 30. Mbese umuntu ashobora no kutaba muri azaba mu gitaramo narangiza aje gukomereza muri after party. Igitaramo gikeneye abantu miliyoni, abantu benshi bashoboka. Sale nini, abantu bazaba bahari, biteguye neza, sound imeze neza. Tubibutse cyane ko abatari hano muzakurikira kuri live kuri Galaxy Music, niyo channel ye, n'abatarakora subscribe mwayikora kugira ngo bizaborohere. Muzaba murimo gukurikira ibikorwa byose kuva mu itangiriro kugeza turangije. Abantu tudashoboye kubona rero barimo badukurikira bazaza mu gitaramo, tubasabe ko kubera ko tuzaba turi live, hari abantu bazabaza bakifata nabi bari mu bandi bantu, bamwe bakaguma kujya, abandi bakaguma kwigira nabi. Muzaba muri live rero ushobora kwifata n'abantu bakazakureba bakakugaya cyangwa bakaguseka. Ubwo abantu bagomba kuba bari serious mu kwicara kwabo, abantu bagomba kuba bari serious mu bazafata ama speech hariya mu byo bavuga, tibahohotere bijya byo kuvuga ngo azapfumusha amagambo nkayo. Twese turi abantu, ubwo rero hazabeho hariho discipline, abantu banezegwe, uzafatwa n'umwuka azamatanga inka yo gufasha mu minembwe abana bagowe, abandi batanga amafu yo gufasha abana bakeneye ibikoma. Nibyo muzaze dutekereze ku bwoko, twiga umuco, ubundi umuco ukuyemo ibintu byinshi, umuco wo gukunda ubwoko, umuco wo gukunda igihugu, nico dukeneye urubyiruko rw'abanyamurenge. Turimo turagana ku musozo. Galaxy, niki wabwira abantu? Ikintu nabwira abantu ni kubararikira kuza muri iyi
konseri ni konseri igiye gusiga amateka nk'uko duhora tubivuga, kuko nicyo gitaramo cya mbere kigiye kuba ku bwoko bw'abanyamurenge gihabanye n'ibyo mu ikanisa kandi gikeneye umunyamurenge wese. Nimutitabira ku bwinshi bizasa nkaho tudaha agaciro igikorwa cya Save Umulenge. Ubwinshi bwacu nibwo buzatera ubwoba abahora bahungabanya umutekano w'umunyamurenge, babone ko ari ikintu twahagurukiye. Turakuraritse wowe uri Nairobi uzaze, abatari Nairobi bizaba biri live nkuko yabivuze, muzadukurikirane. Ariko umuntu uri Nairobi ntakabure, turabinginze. Murakoze, ngira ngo nasoza mvuga gutya. Ya reka rero Galasi ngushimire kuba watanze umwanya wawe, ukomeje kugaragaza ubutwari kandi umwana ukiri muto w'umunyamurenge, ugakomeza gukora ibikorwa nk'ibi byananiye benshi n'abandi babikora ariko ntibabikore mu izina ry'umunyamurenge. Big up cyane. Hanyuma nshuti nawe wadukurikiye cyane cyane abari Nairobi, mbanze mbasabe by'ukuri buri wese hano haba ibitaramo biba ku wa mbere n'akazi rimwe kugeza ku wa gatanu, ku wa gatandatu n'amakwe n'iyingana amateraniro, ariko gusiba igitaramo kimukaza gushigikira iki naco ndumva nta ruhombo runini rurimo. Ubwo rero muzigomwe imyanya yanyu kuko nta mwanya haba wo kwicana, bari kuzirengagize kugira ngo ubashe kuza dushigikire umuvandimwe, dushigikire umunyamurenge, dushigikire ibikorwa by'ubwoko, twese tuzahabe kuko nubwo mwumva ngo ni launch ya Galasi ariko ni bivugwa ku bw'inyungu rusange, twese tuzabashe kwaba. Ngushimire rero wowe wadukurikiye uri hano muri Kenya, uri mu Rwanda. Abari mu Rwanda biroroshe gutega indege kubwo kwerekana ishaka, ni hafi. Abari Burundi, abari muri Kongo tubabonye bizatunezeza. Abari ku migabane yindi badafite uburyo bazaza, rwose inzira niyo muzakoresha ya live kuri YouTube kuko ikoranabuhanga ryaradufashije. Rero ndizera ko bizagenda neza, mushobora gukomeza gushikira umuvandimwe, haracakeneye ibintu byinshi. Nanone mukoresheje nimero yiwe ya M-Pesa turaza kuyibashiriraho. Abagira inkunga murumva ko afite project yo gufasha ibikorwa by'imurenge ndetse n'abanyamurenge, mwamushigikira n'ubundi kuko gushikirana birakenewe. Rero tubashimire mwebwe mwese, tubibutse gukora subscribe kuri BMC Radiant TV batarayikora. Mwari kumwe naje Bonfils Gapangwa hamwe na Galasi umwana w'umunyamurenge. Mugira amahoro, Yesu ivange mu byanyu.